hari gahunda kugira ngo binyuze muri izi ntambara n'ibindi byago haboneke uburyo ubukungu bw'isi bwakubitwa hasi. Ariya manama yose yagiye akorwa ntacyo amaze, ahubwo cyo bagomba kwigaho nicyo gutwara M23 muri Rumanga. Ariko Kongo ntiyigeze na rimwe yemera ko izaganira na M23. Abishwe n'amasasu, abari mu nkambi bariyo barwara, kuko raporo z'abantu bapfa buri munsi mu nkambi nta muntu uzivuga. Niyo abagore bakuramwe inda zigera muri za miliyoni no mu miliyoni 48 ku isi yose, abortion zikorwa, it's genocide. Utekereza ko SADC izabije gusenya kano karere? Iriya ntambara yo muri Ukraine yararangiye. Abanyamerika barimo barakora umubu kuza kubarobohereza kugira ngo ujye kubafasha mu kurwanya ingabo z'Abarusiya. Ariko nibohereza umubu iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuje, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi mu kiganiro ubuhanuzi na politike. Nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye. Turareba ku myigaragambyo yo mu gihugu cya Kenya yongeye kubura kuri uyu wa gatatu, hagati aho perezida wa Iran yageze muri Kenya. Turareba niki kigenza Abarabu nanone ku mugabane wa Afrika. Pastor, turagaruka no ku ntambara ya M23, turebe uburyo Jean-Pierre Bemba, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasubiye mu mujyi wa Goma guhura na Uhuru Kenyatta. Turareba no kuri SADC yamaze kwemeza ko mu kwezi kwa 9 izohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Dusoreze ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, no kubivugwa hagati ya Prigozhin ndetse na Vladimir Putin. Na mahoro. Turashimana tunabasuhuza, twirigiye ko muri amahoro, kandi dushimana ishobora kubashoboza muri bituba dukora kugira ngo abantu bacu bagire icyo bamenya. Ariko cyane cyane twifuza yuko abantu bacu bamenye inzira nyayo y'ubuhungiro kubera mu isi, uko ntabwo ubuhungiro buzaturuka mu bwenge bw'abantu n'ibyo bibwira, cyangwa bigaturuka mu bibwira yuko baba barengezi babo cyangwa se ababashoboza cyangwa babafasha, ndetse ubwabo guhungisha ubugingo bwabo muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero nibwira yuko buri mwanya wo kubasuhuza bumva Ikinyarwanda bari mu Rwanda no hanze yarwo, hirya no hino ku isi, ndetse n'abumva Ikinyarwanda ko gifitanye amasanira n'ururimi rw'Ikinyarwanda, nk'Abarundi n'Abanyamurenge, Abahavu, Rwandafone turabakunda muri Kivu y'Amajyaruguru, abahana bahangaza n'abashubi, abahororo n'abafumbira, mwese Imana ibahumugisha. Pastor, tugiye rero kurebera hamwe izo ngingo zose nkuko nanizivuze, ariko reka duhere gato mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi perezida wa Iran Ibrahim Rais ari mu gihugu cya Kenya. Hariko mu gihe hariyo hari n'imyigaragambyo. Rura ruzinduko rwe rusobanuye iki ku mugabane wa Afrika, cyane ko hari hashize imyaka 10 perezida wa Iran n'umwe atagera muri Afrika. Hanyuma imyigaragambyo muri Kenya yo irekera. Ku byerekeye ibyo ingendo z'abo bantu bakomeye cyane bo ku isi, ubundi Iran iri ku ruhande rumwe ruriho n'Uburusiya muri iyi ntambara y'isi yose. Hariho rero campaign zikorwa zo kugira ngo abantu bagende bakora ibyo bitamuri barakora ibyo bitangwa ni alliances. The alliance today urabona biriya bya OTAN ni ikintu kindi cyane, ariko burya ni ikintu gito uko kigizwe n'Abanyamerika no basheho. Ariko kino gice kindi bitirira BRICS kirimo ibihugu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa, those are very big powers. Noneho hakiyongeraho ibihugu nk'Ubuhinde bifite abantu benshi cyane, kandi nibwira yuko muri izi mvururu bishobora kujya ku ruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa, kuko niho bafite inyungu. Ku rundi ruhande Brazil yo na Afrika y'Epfo ni nk'ababakurikirana, nk'ababagaragira, kimwe na bino bihugu bindi nka Kenya n'ibindi bagenda bagerageza kwigarurira. So Iran ishobora kuba ni proxy, ni nk'intumwa ikorera ruriya ruhande kugira ngo irwiyegereze, ko byagaragaye ko na perezida ubwe uriya William Ruto asa nkaho n'abanenga imikorere y'Abanyamerika.
ndetse n'umwe mu bantu banenze imikoranire cyangwa gushyirwa imbere ku idolari n'uburyo ryagenda risimburwa na karensi zacu. Icyo ubwacyo kukivuga muri kino gihe hari icyo kivuze, ariko twibuke yuko Ruto ubwe nawe kujya ku buyobozi yashyikiwe n'abariya abantu bayobora isi, kandi bariya abantu icyo bashaka ubu muri kino gihe ni ukugusha ubukungu bw'isi yose. So buri muntu ashobora kumukoresha mu ruhande rwe. Niyo mpamvu tuvuga yuko baba Abarusiya igisata cyabo kibegamiye cyangwa Abanyamerika n'igisata cyabo, bombi ni ibikoresho by'abariya ba nyir'ubwite. Niyo mpamvu abantu benshi iyo mbona bavuga bibwira ko aharaho Uburusiya burarwana bufite ukuri cyangwa Amerika irarwana ifite ukuri, ndetse benshi tukajya no mu mateka yacu yahe avuga ko Abanyaburayi badukoroneje, therefore twebwe dufite Abarusiya n'Abashinwa ntacyo dupfa nabo ko nibo badufashije. Nabonye Perezida Museveni abivuga, azuze byinshi kandi n'umuhanga, ariko ako kantu ntabwo ari yakamenya ko bita stigmatized knowledge, ubumenyi nyabwo bw'uko isi iyoborwa. Avuga yuko Abashinwa n'Abakomunisiti muri rusange barimo n'Abarusiya nibo badufashije kurwanira ubwigenge bwacu. Whereas iyo program n'ubundi yari ihari kugira ngo abantu baryane. Niyo mpamvu ibintu biri mu mitima yacu kubera ayo mateka, tukangana tukarebana ayingwe, ariko twese nta mukiranutsi uhari, abantu bose ari bamwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo bose dukeneye ingoma ya Kristo barezikazi gatwara isi. Ku myigaragambyo rero, iriya myigaragambyo ijyanye na gahunda yo kubita hasi ubukungu bw'isi. Ubukungu bw'isi dukurikije uwitwa Teshedi wahoze ayobora banki, Ettore Goti Tedeshi wayoboraga banki y'i Vatican, hagomba kubaho kugusha ubukungu bw'isi. Ubukungu bw'isi bugomba kugushwa n'ibintu birimo ibyorezo by'indwara nka virus, kandi icyo virus yadusigiye ku isi yose turakibona. Corona. Turabona yuko ubukungu bwahindanye kuva yaza, ibintu byarahindutse cyane. None ubigiye gukurikiraho niki ni izi ntambara, kugira ngo nkuko tujya tubivuga, intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya mbere y'isi yose yaje guteguriza iya kabiri y'isi yose. Niyo mpamvu mbere y'uko iya kabiri ibaho hari hashize imyaka nk'icumi, intambara ya mbere y'isi yose irangiye, isi kiri mu bukene n'ibyago, hadutse icyago cyitwa economic depression. Ifaranga riragwa, amabanki, ubukungu bw'isi bwose bw'icyo gihe bwaraguye. Ubu rero n'ubu ngubu niyo gahunda ihari, hari gahunda kugira ngo binyuze muri izi ntambara n'ibindi byago haboneke uburyo ubukungu bw'isi bwakubitwa hasi, hagamije kugira ngo ikizaturuka nyuma y'ibyo ni uko noneho ubukungu buzakoreshwa hifashishwa ya gahunda ya cashless currency. Cashless currency ni ihame rikomeye cyane, ku buryo amafaranga abantu bazaba batayabona, nk'uko aya mafaranga y'ibipapuro dufite yasimbuye izahabu na feza, nk'ibintu byari aribwo bwari ubukungu, ariyo mafaranga nyayo. Niko ni amafaranga y'ibipapuro nayo agiye kuzasimburwa no na cashless currency, amafaranga atagaragara, icyo bita cryptocurrency currency, amafaranga akora mu buryo bw'ibanga. So rero nicyo kibazo cyo hari. Izo myigaragambyo rero nicyo igamije, yashyiriweho kugira ngo ibihugu byinshi ubukungu bwabyo buzajya kugwa. Kenya ni imwe mu bihugu 12 ku isi byateganyije ko ubukungu bwabyo bigomba kugwa muri uyu mwaka w'2023 mbere yo kurangira. Byo muri Afrika ni bitandatu, harimo Kenya, Ethiopia, Nigeria, Ghana, Egypt cyangwa Misiri na Tunisia. Ibyo ni ibintu byateganyijwe, kandi ibyo bihugu nko mbikubwiye ni ibihugu bya mbere byari bimeze neza mu bukungu. Kuba rero kugira ngo babikubite hasi ni ukuvuga ngo Afrika baba bayirangije. Noneho mu kuyirangiza sivuze ngo wenda bizaba birangiye, bashobora kuzana andi mafaranga bakabiha kugira ngo bihagarare, ariko hagomba kubaho amasezerano, kandi ayo masezerano ni nko kubigurisha. So ubwo rero bizakurikiraho ntabwo ari ibintu byiza, ni akaga gakomeye. So iyo myigaragambyo rero muri Kenya ntugira ngo yajyanywe n'ubusa,
barayiteganyije. Niyo mpamvu amatora yabayeho ari amatora yabayeho yari agamije kuza kubika izi mvururu zizaza. Abo muri opposition ntabwo bemeye ibyabaye, none kandi babonye yuko constitutionally badafite uburyo bwo kubikuraho kuko bagiye mu koti birananirana cyangwa mu nkiko, so bagomba rero gukora biriya imyigaragambyo kuko ibyo bavuga n'ibyo basakuriza barabibona. Rero leta iraza kushobora kuza no gufata ibyemezo byo gukoresha ingufu z'umurengera, nabyo bikabyara ibindi byago bikomeye cyane kuko abajya muri iriya myigaragambyo ni abantu nibwire ko batazi umwanzi bafite uwo ari we, bo icyo batekereza ntibakizi n'ibyo bagamije ntibabizi. Baravuga ngo ibyo kurya ngo biboneke n'ubuzima buhenduke, ntabwo bashobora kwigira kuri Sudani. None se Sudani byayigendekeye bite? Ubu ngubu sigeze imyigaragambyo yabaye muri Sudani ngira ngo yamaze niba ntibeshye ni nk'umwaka cyangwa amezi angahe, kugeza igihe na leta yahirikiwe ya Bashir hakurikiraho iriya leta ya Burhan. Kugeza ubu ngubu icyo bari cyo ntibakizi. Ese barashaka yuko Kenya imere nka Sudani? Nese barumva yuko bizarangira byoroshye? Ni ikibazo cy'abantu batuyobora bijije, ariko cyane cyane baba n'ubundi bakora ibyo bakora babizi kuko bagomba gusohoza gahunda y'umwanzi. So rero kikaba ari ikibazo gikomeye. Pastor, ku ntambara y'M23 na FARDC rero bite ko Jean Pierre Bemba uyu munsi yahuye na Uhuru Kenyatta i Goma, mu gihe leta ya Kongo ivuga ko nta biganiro izagirana na M23. Ni ukuvuga niba nta kuganira na M23, Bemba akabaganira na Uhuru Kenyatta kandi Uhuru Kenyatta ahagarariye impande zombi. Ni ukuvuga ngo bariya bose ntacyo bahagarariye. Ni nabyo intambara ziriho ubu ngubu, intambara zidafite icyerekezo. Nkuko reba mu Burusiya iriya ntambara uko yatangiye naho igeze ubu ntabwo tureba iyiva n'iyijya, kandi mu by'ukuri cyayiteye ni ikintu kitagaragara. Babwira abantu ku buryo bakumva yuko cyayiteye kigaragara. Ni urwitwazo. Iyi yo mu burengera yo mu biyaga bigari, iyo niyo gusenya Afurika yo hagati ndetse n'Iburasirazuba, kuko iriya ntambara ntabwo ushobora kumbwira icyambere ntibashobora kureka ufite imbaraga ngo atsinde birangire. Noneho ko buri ntambara iyo zibaye uri ufite imbaraga yatsinze ashyiraho amategeko n'amabwiriza agakurikizwa ariko amahoro akabaho. None ubu ngubu ibyo ntibashobora kubyemera. Amateka y'intambara zose zabaye ku isi, ibarusha gundi imbaraga yagira gate yafataga igihugu, ariko abangabo ko bameze ntabwo bashaka yuko irangira. Urabona yuko M23 yigiye ahantu ubu aba East African Forces barabwira ngo nisubire inyuma, n'aba Kongo basigaye babwira ngo namwe ni muhagarare bako, ariko intambara ntihagarare akagenda abitabo n'abazarendo. Bariya bazarendo n'abanyatura n'iyindi mitwe ntabwo sinigabo za Kongo zigendamo. Iyo zigeze rero zibakarwana, urumva iyo ntambara mwagira ngo mugiye kwigira imbere bakavuga ngo stop mugarukiraho, iyo ntambara ntizarangira kuko ntimuzayihagarika. Ubundi abashotora abandi n'abiba n'abica abantu byo birakomeza, kandi iyo avantage y'abari abantu nuko amaraso abantu bameneka, abishwe n'amasasu, abari mu nkambi bariyo barwara, kuko raporo z'abantu bapfa buri munsi mu nkambi nta muntu uzivuga, ariko abantu barapfa, baricwa na za kolera, baricwa n'impiswi n'indyahabi, abana ibintu biteye ubwoba, ababyarira mu nkambi abana barapfa, nta muntu, iyo raporo ntijya hagaragara ariko irahari. Ariko ninde subizi bariya baro nibo statistics barazifite, baba babikora babohereza bavuga ati icyo dushaka gukora kirimo kiragerwaho. Ariko nuvuga utereka iyi ntambara tuyikore birangire, ntabwo bishobora gukunda. Kenyatta saraza gukora iki? Kuko Kenyatta bamubwiye ngo nubwaje hariya Tshisekedi yohereje Minister wa Defense Jean Pierre Bemba niwe baza guhura ngo, ariko mu byo bagomba kwiga ntagomba kwiga iby'imishyikirana M23 kandi aribyo byasabwe n'abakuru b'ibihugu. Cyo sagasuzuguraho nuvuga ari amanama yose yagiye akorwa nta cyamaze, ahubwo cyo bagomba kwigaho nicyo gutwara M23 muri Rumanga. Ariko Kongo ntigeze na rimwe yemera ko izaganira na M23. No, ariko icyo bita resolution z'abayobozi nuvuga ikibazo cya Kongo kigomba kubonerwa umuti biciye muri politiki, mu nzira za politiki apana za gisirikare. Niba itarabyemeye ariko recommendation z'abandi babivuga zo nuko zivuga,
none se niba bari aba East Africa iki tubabohereza ingabo no kubera iki zagiye gukora iki niba iyo solution bari batayemera none se niba iyo solution utari binding it's not binding that's why they shouldn't even be there ndetse barakora iki none se bo niba barabibonye bakajya Rwanda bakajya Nairobi bakajya Bujumbura bakabona bakajya Kampala akabona ntacyo bitanga kuki batabona ko ibintu barimo batari binding ngo bibireke that's what I'm saying the East African community should withdraw bari abasirikare cyangwa se bakemera nabo bagakoresha imbaraga bakati no ntabwo igihugu gishobora kurimbuka duhari noneho mwebwe namudashobora kumvikana twebwe udashaka kugira ngo tugendere ku murongo twe dutekereza niwe tugomba kurwanya ko even kone se Kongo yo kubatayibwira bati no ugomba kumva ibyo tuvuga kugira ngo amahoro abanga the other guy president Tshisekedi no Ruto yaravuze ngo biri mu nshingano zacu kugira ngo amahoro abe muri Kongo kuko ntabwo nta gihugu gifite uburenganzira bwica abantu babo none se bantuza bazize iki Saddam Hussein yazize iki ngo arica abaturage be nibyo na Gaddafi yazize none se ku Tshisekedi we twavuga yuko atica n'abashaka ko abaturage be bapfa kuki abantu batahaguruka bakamubwira bati byo sibyo ariko kugenda avuga yuko igihe cyo ashaka kuvuga sivuga ngo ibyo mvuga cyangwa byakorwa ko ntabwo aribyo biri mu nyungu z'abica abantu cyo ashaka kubwira bari mu isi nuko turi mu gihe cy'amagi cy'abantu gupfa no kugira ngo dushire inama yanjye buri gihe ntanga nuko abantu bavana ku byo babwirwa n'abategetsi b'iyisi n'abitubona diplomasi bagenda bahirya no hino bibwira yuko ibyo bintu aricyo bizabamarira ariko pastor nk'iyo uvuga ibintu nk'ibyo nanone abantu baribaza ngo mu gihe mu Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi international community M23 na leta ya Kongo birirwa bandikira amatangazo yari ihari hanyuma muri iyi minsi iyo international community ni kuvuga ngo muri Kongo hari gutegurwa jenoside hanyuma ibihugu byo mu karere bikavuga ngo never again nta ni kimwe kiri kwambuka kivuge ngo never again by force yes ibi bihugu urabona biba bizi ibyo birimo ntabwo ari ikibazo cya buri gihugu ahubwo buri muntu muri kino gihe cy'imperuka buri muntu icyazi ntashobora kukivuga kuko hejuru yabo hariho bategeka batwara cyo ni icya kabiri ubumenyi bafite nibwo twigisha twebwe tubwira abantu ko abantu bose benshi barimo n'abayobozi tuvuga nta bumenyi bwuzuye bw'abari abantu bavuga abenshi bibwira yuko kumvira biriya bihugu bikomeye bya Security Council aharaho harimo ikiza kizaturukamo batugira inama kandi no batugize umuntu ariko gihe cyo shaka kugira ngo barenze amaso ntabwo ari bari abareba ari bafite umugambi uri hejuru cyane uri muri programme ya Antikristo ahubwo no tugarukira mu byanditswe mu by'umwuka bitari iby'umubiri kugira ngo inyoko muntu iterwe hejuru isiribangwe kuko no kuvuga ngo abanyaburayi twaze tubivuga niba batemerewe kubyara ubwabyo ni genocide niba abagore bakuramo inda zigera muri za miliyoni no mu miliyoni 48 ku isi yose abortion zikorwa it's genocide n'ubwicanyi ubwo rero ni bande bahombase ni banyiro bwito bazingwa n'amajyambere ngo no kubaho neza n'ubuzima ariko it's death both to the kubana babo nabo ubwabo kandi nyuma yaho bikazabazanira kurimbuka by'iteka ryose so kubera yuko ibintu iyo birenze iby'ubwenge bwabo bikajya mu by'umwuka cyangwa mu by'yobokamana abantu babifata bamwe barabisuzugura abandi bakabifata nk'abatabyumva ariko ibi biriho byakabaye bitwigisha ahisigana n'icyo ari cyo rwose so nubwo wenda bamwe bagenda babyumva ariko inzira y'ubuhungiro niyo batari bamenye kubera izo mpamvu rero abavuga ngo bya Sadeki noneho barimo bagashaka kuza kira ni ikintu kibi cyane gitegurwa kuko niba babyemeje koko bazaza se buva bazabaje se bo kurinda amahoro cyangwa no kurwanya M23 bazabaje kwirwanya M23 yego president wa Namibia witwa Hage Geingob yavuze ko bitarenze mu kwezi kwa 9 bazaba rwose bahageze arabivuga mu rwego cyise rwa Sadek niwe chairman se yego niwe chairman currently none se yabivuze amaze yakoze consultation n'abandi hari kandi harabaye inama ejo bundi ariko siyo nama yigeze ibyemeza mu rwego yego barabyemeje ariko ubu ngubu chairman ni Tshisekedi
Tshisekedi okay noneho niba ari we secretary chairman ashobora kuba avuga nka chairman kuvuga ko chairman yavuze wavuze ni Gainobo no chairman yatewe yego niwe ushobora guhamagaza inama anytime kuko buri abahamagaza akabati bimeze bite ariko these people hari ibintu bintekeza bashobora kuba no babayinga time kugira ngo once is out of office cyangwa atakiri chairman bizabe bazongere babyige ko I don't think it can work ariko nibaza bakaza bubaze ku Rwanda ngo ni kuvuga no gusenya kano karere kacu ka Eastern Central Africa nicyo kizaba kigamijwe which is likely to be the case nibyo bishobora ndeba ibyo bizaba utekereza ko SADC ni izabije gusenya kano karere yabije gusenya karere kuko icyambere M23 izarwana buryo bwa kinyeshyamba ko n'uburi n'inyeshyamba ntabwo baza ngo nuko ari SADC ngo bakuremo ibyo ntabwo bikunda ku gitugu abantu bafite bari iwabo kuza ngo muje kubakuramo kereka niba bafite uburyo bazabaflashinga utukane byo bitari kuko ntabwo bavanamo M23 no ngo asigare bari yabandi nabo bimbitwe yitwaje intwaro kandi abari ntibakibaho kuko bamaze kwinjira muri leta hari uwambwiye yuko ngo bamaze kwitwa reserve force and when they come the reserve force babivuze ngo legitimacy yabo ubu ngubu biremewe they are legitimate they kuko ni parlement yabi siyo yafashe icyemezo se ngo rero babe nta kuntu wabahakanye they are part of the armed forces b'igihugu n'abasirikare nk'abandi bari muri bafite status yabo bagenga ntabwo tuba tukibitinye ishyamba ariko niba rero amategeko avuga ngo mpuzamahanga avuga ngo izo nyeshyamba zose zigomba kwamurwa intwaro nta nyeshyamba ziba zigihari ikiba kigihari ni M23 ntibariza akabazo ese international community abo buvuga ntibazi yuko ibyo Kongo yabikoze kandi ikaba yarakoze amakosa barabizi niba rero bazi yuko babikoze bakaba baremejwe muri ubwo buryo then hari ibihugu byo muri East Africa nabyo bindi byavuga ngo byo ntabwo ari byo kuko na biriya bisirikare already numva byavuye hanze ya Kongo biri mu gihugu nabyo igihe cyazagera bigafata umwanzuro kuko already hariyo groups ziri armed zitari mu gihugu zitari abaturage b'icyo gihugu nazo ushobora kuzaba absorbed mu gisirikare cy'igihugu kandi n'ubu no se if FDLR had been absorbed kuki se nabandi batajyamo kuki nabari aba Red Tabara ADF naru kuki bo batazajyamo mu bundi buryo ko hari inkuru zivuga yuko ndetse bimwe mu ntwaro bafite bazihabwa n'ingabo za leta ku buryo no kubarwanya byazagorana ese hari ushaka yuko ibyo bintu bikira ngo bijye mu murongo igisubizo ni no ntawe ubifitemo inyungu se bashaka nizi no kubwicanyi bwakomeza ndagira ngo abantu bakurikira ikiganiro n'abandi bamenye ngo kurangira ko intambara muri Kongo cyangwa ahandi hose ku isi ntabwo biri mu nyungu ya Illuminati ari yo Borisi muvuye nahuranyije ahubwo gukomeza kwabyo ndetse bikototera n'ibindi bihugu nibyo biri mu nyungu zabo niyo mpamvu intambara itarangira muri Cameroon itarangira muri Nigeria itarangira muri Central African Republic ko iziriya groups ari amagroupe afite intwaro ntabwo abaho ntabwo yabaho atarya atanywa ntabwo yarya amasasu n'imbunda bafite ukuntu ko babona supplies tuba babaho kugira ngo bakomeze kariya kaga aho kaga kazarangirire mu gusenyuka kw'ibihugu niyo gahunda ihari Pastor deka tujya no muri Ukraine n'Uburusiya umugabo witwa Putin na Prigozhin bari mu biki baba mu biki kugeza ubu Maria Nusero Prigozhin yatashye se yavuye rero muri Burusiya yasubiye iwabo kandi ejo bundi yagiranye imishyikirano na Putin so bariya bafite ibyo bumvikanaho n'ibyo bakora and they are friends kandi ko nakubwiye ziriya ntambara zikomeye ntabwo zirwamo n'abariya icyo ntari namenya ntari nasobanukirwa neza no kuvuga ngo ese kariya gakino bakoze karakiki ubushize twavuze yuko bishoboka ko kwari ukugira ngo uburyo bwo kugira ngo igisirikare kiri private cyari cya Prigozhin kigarurirwa na leta ku mugaragaro gishobora gukorera leta under the command direct command of the chief of the general staff y'abagisirikare noneho the command structure y'ingabo z'Uburusiya
aba ariyobora bariya bantu. That's what I think. Wagner. Ariko babijyemo nanone habayeho ubwumvikane bumva yuko ariyo nzira igomba gukorwa, kuko wenda ubundi kugira ngo babihindure ntabwo bajyaga gukura biciye gusa mu kuvuga, wenda byajyaga gusaba yuko habaho ibintu nka biriya ikaba nka kudeta yo guhirika yo kwigarurira bariya abantu kugira ngo bumve yuko ari bamwe muri b'igisirikare cya leta, wenda babemera ibyo bazajya babaha kuko n'ubundi abenshi ni imfungwa n'iki, niba pato darejura ame bazabijyamo banezerewe, kuko buriya muri ntabwo intambara igihari, iriya ntambara yo muri Ukraine yararangiye. Ukraine siracyabaho. Some people don't understand this. Abasirikare ba Ukraine baradesertinga, bataliyoni zikavaho zikagenda. Ntabwo kiba gisirikare kiba kigihari. Abarusiya baracecetse, igihugu ntikigihari. Uko giprolonge intambara ntirangiye niko abantu benshi aho kugira ngo barwaye nabo igihe kizagera bonyine bakajya bafata intwaro bakajunywa bakigendera bakiyambura imyenda. That is nubwo buryo bwo gutsinda intambara udanisasa urivuze, kuko bashyize muri situation mbi y'ubukungu. Ubu intambara ihari ni hagati ya Ukraine, ni hagati y'Uburusiya na NATO barwana muri buriya buryo. Kubu ngubu Amerika yavuze ngo ndaza kohereza ibita cluster bombs, amabombe bajugunya agashwanyo hakavamo bombe zindi, kandi izo bombe ntizemeye ko zica abantu benshi. Ese kuki nto zemera kujya gukoreshwa hari nuko n'ubundi inyungu yabo ari kugira ngo abantu bapfe. Ntabwo ari igisubizo, kandi abarusiya ndetse ko bavuze ngo barazohereza kuki abarusiya batigeze babivuga ahubwo babivuge ngo bisibyo ngo turabyamaganye. No, bazi ibigiye kubaho babiziranyeho. Ariko hari ibindi bihugu byabyamaganye ntibiheze bivuga biti izo bombe ntabwo zemerewe gukoreshwa, naho ze ndeba igihugu niba ari Buyapani niba ari Korea y'Amajyaruguru. Ibyo se bifite impact ki yatuma uriya bikora. Buriya nk'Uburusiya buvuze ngo no ku mugaragaro izo nimuzana izo bombe muzaba ari twebwe mugabyeho igitero. Ni ibiki se Uburusiya butavuze? Uburusiya ni bwavuze buti no, nimushyigikira Ukraine muzamutugabyeho igitero. Bwarabivuze n'ubundi no kubivuga muri ubwo buryo ntabwo babivuze muri byo kuvuga ngo ni gasopo batanze ni umurongo utasimbukwa. Nk'ubu ngubu wambwira impamvu badashaka kwemera yuko Ukraine ijya muri European Union? They can't. Cyangwa kujya muri NATO ntabwo ushobora kubyemera ubu ngubu, kubikora ubwabyo baba bashoje intambara ku Burusiya, kuko rede intambara openly yabigiye ku ruhande rw'Uburusiya kandi byo barabyanga. None se kuki ibyo bashobora kubikora ariko kandi barangiza bakohereza intwaro bakohereza n'abaza kuzikoresha? This is very bad. Nuko tugomba kubitekereza rero, niba bemeye intwaro kandi abarusiya bagaceceka, kandi intwaro ziri kwica abantu ndetse ziri kwica n'abarusiya ubwabo bakabivuga ku mugaragaro bakabihorera, haba harimo akantu k'ubwumvikane kandi tugomba kureba tukareba ko ibyo bintu n'ubundi ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko iyo ntambara bayiziranyeho. Izo ntwaro se bamaze kuzohereza za cluster cyangwa ni ukubivuga gusa? Amerika yarabyemeje yuko zigiye kuza na cluster bombs, kandi bo yuko bazanye harimo n'uburyo bwo gutestinga intwaro zabo n'ubuhangange, kuko ziriya bombs za Leopards n'izindi z'Abongereza bazanye n'iz'Abanyamerika bazanye ibifaru byabo ya tanks ibifaru mbese muri rusange. Those weapons have been destroyed. Zarashengwe kuko uriye technology abarusiya bakoresheje ikomeye cyane kugira ngo batsinde biriya. Ubu no kugenda bagaragaza ngo ese noneho za ntwaro dufite ntabwo twazikoresheje, turazumva gusa mbatwe, reka tuzirageze turebe ese zirakora koko, ese izi Leopard zizohereza bukiriye turwanye n'Uburusiya zadufasha. Uburusiya bufite technology yo kuba yazisenya. Yes, ubu ngubu ikiriho kigezweho Abanyamerika barimo barakora umubu kuza kubara bohereza kugira ngo kubafasha mu kurwanya ingabo z'Abarusiya. Ariko nibohereza umubu ntabwo umubu uzawukontorora nk'intwaro zisanzwe. Mubu niba wohereza uzajya uruma abasirikare uzajya uruma Abarusiya of course, ubu rizaba ari direct attack ku Barusiya. Abarusiya nibo bavuga ko icyo kintu gihari. Those are lethal weapons ziri mu rwego rwa biological weapons. Uzajya utoranya ntushobora guhindukira ukaruma n'Abanyamerika n'abaki bose. Hari ingabo z'Abanyamerika se ziriyo. Umubu bawushyira muri abudege butagira abashoferi muri drones zikamena aho ngaho zikagenda. So wamubu rero wavamo ukaruma abantu bose bari aho ngaho, ukabazana indwara zikomeye cyane z'ibyorezo zimwe za malaria zikaze zitavurwa. Iyo niyo game yindi barimo. Ariko nabyo
abanyamerika abarusiya nibo bavuze intelligence yabo cyangwa ubutasi bwabo nibwo bubivuga. So bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nkubwira nti intambara ntabwo tureba higana, ariko kandi abayirwana bo barayizi n'icyo bagamije barakizi, kuko bazi yuko intambara iramutse ibaye yije muri faze nibwira yuko ariyo yanyuma igiye kugerwaho, ntazi umunsi bizatangira, ya nucleaire bagamije guhunga bakajya munsi y'ubutaka muri za banka zabo bubatse. Hari imijyi yubatse iri munsi y'ubutaka bashaka kuzahungiramo, Rwanda rusigaye rugashira, kuko kandi bagera hariya bazafata amashampanye bishime bati dushoje umugambi wacu. Niyo mpamvu abantu bacu bagomba gukanguka bari mwese. Pastor reka dusoreza. Ndakoze. Imana ibaho umugisha rero, ariko reka dusenge Imana, nabyo ni byiza. Imana turagushimiye uyu munsi mwiza, byo tuganiriye turakwingize kugira ngo bizagire icyo bimarira abazabyumva, cyane cyane rero kugira ngo bakanguke. Nkuko tubivuga buri munsi, inzira yawe ni imwe yo gukiza abantu, nuko Kristo yaje kugira ngo duhinduke abana bawe binyuze mu kwizera Yesu Kristo no kwihana ibyaha. Ariko ubu Satani icyo ashaka no kubyaha bigwira n'ubu bukaba bwinshi ku isi. Nuko remera kubana natwe kuko bazawe ziri, kandi wishore buri muntu wese ubushake bwawe, tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare